بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد. نعم, tukaba dukomeje tukaba tukiri ku gika cya mbere kiganira ku bijyanye n'indamutso no attahiyatu wa ta'aruf no kumenyana, kuramukanya no kumenyana. Tukaba turi ku somo, tukaba dutangiye isomo alhamdulillah rya gatandatu. Naam, الأصوات amajwi wa fahmul masmu' no gusobanukirwa iki byandi biri kuvuga nyine wumvishe, kuko twabivuze umwimerere w'iki gitabo nuko gifite n'iki n'amajwi yacyo, mbese ibi byanditse uba ushobora no kuba wanabyumva. Naam, icyambere awalan, icyambere al aswat, amajwi. Naam, uyu umwitozo wa mbere hano baravuze ati istami' uri kubona hano bashyizeho ugutwi, umviriza wa a'id, nurangiza mbese bibe ari bigaruka wumvirije unasubiremo nyine ibyo wumvirije, mbese cyangwa ube wakumvirije nanone ube wakumviriza inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu, enye kuzamura. Naam, Khalidun ni izina ry'igitsina gabo, Khalilun ni izina ry'igitsina gabo, Khawla ni izina ry'igitsina gore, Khadija ni izina ry'igitsina gore, Bikhairin ni byiza. Umwitozo wa kabiri ni naho baravuze bati istami' wa a'id, umviriza nurangiza unasubiremo. Naam, kubwo kuba ururimi rw'icyarabu ushaka kurumenya, ni byiza yuko utera intambwe yo kuba wabasha kuba wazajya wumva ikintu ukagisobanukirwa, ukanabasha no kuba wanagisubiramo cyangwa ukabasha kuba wanaruvuga nyine, kuko bya bindi wumvishe ushobora kuba hari aho ushobora kuza gukenera kubikoresha ubivuze cyangwa biguturutsemo. Naam, amwe mu magambo dushobora kuyasobanura cyangwa nituyasobanura yenda akazagaruka hano tukaba twayavuga. Naam, kharra, khabirun, khusufun, khana cyangwa naam, khan, khawiya, karra, kabirun, kusufun, kana, kawiya, nakhira. مخر cyangwa tukavuga makhar, fikhakh, nakhir, mukharram, nakira. Hano ni kubona ni ku nyuguti, hano iyi kafu aho dushobora ko twayisanga, ariko hano cyane cyane kuza inyuguti ari kuza kafu ari inyuguti ya kabiri. Nakira, makar, fikak, nakir, مكرم, فخ, مسخ, ساخ, مسلوخ, نسخ cyangwa nasakh, fak, masak, sak, masluk, nasak. نعم, التدريب الثالث umwitozo wa gatatu استمع umviriza wa a'id unasubiremo. نعم, وللآخرة خير لك من الأولى. نعم, ni سورة الضحى ikaba ari aya ya kane. نعم, dukomeje kandi rwose ubuzima bw'imeruka nibwo bwiza kuri wowe kurusha ububanza, mbese kurusha ubuzima bwa hano ku isi. Nta gushidikanya yuko ubuzima bwo ku meruka naho buhuriye n'ubuzima bwa hano ku isi. walal akhira walal akhiratu khayrun laka min al ula, wenyine akhira niyo nziza kurusha iki ubuzima bwa hano ku isi, kubwo kuba ubuzima bwo ku munsi w'imperuka kuzagira amahirwe, ni kubwo kuba butazajya burangira ugereranyije n'ubuzima bwa hano ku isi, kubwo kuba burangira. Ubwo bazagira amahirwe yo kwinjira mu ijuru, bazaba bagize ibyo bita amahirwe masa, atagira icyo wayarutisha cyangwa atagira icyo wayashyira ku murongo umwe cyangwa wayanganisha. Mbese ubwo mu mvugo nziza no gukosora ibyo twari tubuze, ubuzima bwo ku munsi w'imperuka buzagira amahirwe yo kujya muri al-janna. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yazadushyiramo. Ntago
yagira icyo uyanganyisha, mbese uyashyira ku rwego rumwe. azaba ari amahirwe meza cyane kandi ashimishije. Ubwo rero ni na byiza kuri izi aya tugiye kugenda dusobanura yuko ubusanzwe aya za Qur'an ni byiza ko umuntu agaruka mu bitabo by'abamenyi uburyo bajya basobanura aya za Qur'an. Si n'ibyo gusa, nanone na ahadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biba ari byiza yuko ugaruka mu bitabo by'abamenyi uburyo bagiye babisobanura kugira ngo urusheho gusobanukira ikigamije n'ikigambiriwe, ndetse unarusheho gusobanukira amategeko agaruka cyangwa yibanze muri iyo aya cyangwa muri iyo mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo dukomeje, al-khabithatu lil-khabithin, abagore b'inkozi z'ibi cyangwa barangwa n'imvugo mbi bakwiranye n'abagabo b'inkozi z'ibi, ndetse wal-khabithuna lil-khabithat, n'abagabo b'inkozi z'ibi cyangwa barangwa n'imvugo mbi bakwiranye n'iki? N'abagore b'inkozi z'ibi. Si n'ibyo, aya turebye uburyo ikomeza, noneho hakomeza abagore beza bakwiranye n'abagabo beza, ndetse n'abagabo beza bakwiranye iki? N'abagore beza. ubwo nyine والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والطيبات, n'abagore b'inkozi z'ibyiza bakwiranye n'abagabo b'inkozi z'ibyiza. ubwo nyine bavugaho byiza, ndetse n'abagabo والطيبون للطيبات, n'abagabo b'inkozi z'ibyiza bakwiranye n'abagore beza, mbese abagabo beza bakwiranye n'abagore beza. ubwo nyine ulaika mubarrauna mimma yaqulun. kandi abo ngabo bari kure y'ibyo bavugaho. izo aya haryo ushobora gusanga zifite impamvu, kuba Qur'an haryo usanga aya yaraje ari inkuru cyangwa yaraje ari itegeko cyangwa ryaraje nako aya ifite impamvu yamanutse, harabaye ikinangiza ikaza iri kugishimangira cyangwa iri kugikosora. mbese haryo usanga aya za Qur'an zifite impamvu zajya zimanuka. nkuko twabivuze, ntabwo tujya kwinjira muri tafsir cyane ya Qur'an, ariko tubivuze mu buryo bw'ururimi rw'icyarabu. Khabith ni umuntu mbi bubundi. nibwo ni suratu Nur aya 26. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ikaba ari sura yaki suratu Maryam aya 59. فخلف من بعدهم, nuko baje gukurikira abandi bantu baretse gusari, bakurikira ibyo bararikira. فسوف يلقون غيا, aho bazahura n'ukurama guhambaye. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, bakurikira ibyo bararikira. فسوف يلقون غيا, abo bazahura n'ukurama guhambaye. ubwo rero twabibonye kuri aya 59. fa'budillaha mukhlisan lahu ddin. ubwo ni aya 2 suratu Zumar. inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqq fa'budillaha mukhlisan lahu ddin. mu by'ukuri ye Muhammad twaguhishuriye igitabo mukuri. fa'budillaha mukhlisan lahu ddin, bityo jya ugaragira Allah umuharire ukugaragirwa. mbese mukhlisan lahu ddin, ubikore kubera we, ukugaragira no gusenga Allah ubikore ugamije kuba wakwishimirwa nawe gusa. naho kuba wakora ibikorwa byiza mu kugaragira Allah no mu gusenga Allah abantu bakagukunda, ibyo iba ari inkuru nziza. nkuko byaje ku yindi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho umuntu yabazaga ati ni icyo gikorwa nakora abantu bakankunda n'Imana ikankunda. naho abantu benshi bakunda kuhagwa kubwo ko umuntu ashobora gukora ikintu agamije yuko abantu bamukunda, ariko ugasanga nabibonye, ndetse anagamije yuko Allah mukunda, ugasanga yenda nabyo ari gukosa sabigezeho.
ariko yagiriwe inama arabwirwa ati muri ibyo bibazo yarabashije ati ni gute n'iki nakora kugira Allah ankunde ndetse no kugira abantu bankunda. Arabwirwa ati tera isi umugongo Allah azagukunda, wazhad fi ma inda nas, unareke kurarikira ibyo abantu batunze, abantu bazagukunda. Inyungu dukuramo ni ko kubwo kuba igihe cyose umuntu ararikiye umuntu wese ashaka yuko umuntu hari icyo amuha, usanga nyuma yaho amusuzugura kugira mwubahe. Ariko iyo umuntu azi yuko agomba gukora impamvu yenda ibyo wakoreye, akazi wakoreye umuntu runaka, idini twigisha yuko wishyura umuntu rimwe mbere yuko icyunzwe gikama cyangwa gishira, mbese cyuma. Si nibyo gusa, nanone mbese igihe udashoboye kuba wakwishyura umuntu ukamubwira ati jazakallah khairan, Allah kongera ibyiza. Ariko iyo mwasezeranye igiciro runaka cy'ibintu, ni kubwo kuwusabwa kumwishyura, niko idini ritwigisha. Ubwo rero ni kubwo kuba iyo umuntu ateye isi umugongo, kubwo kuba isi ni agaciro ifite gahambaye cyangwa gakomeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubwo kuba irimo abamukosereza ndetse n'abigishwa yuko bagomba kumugandisha no kumusenga wenyine, ariko bakanyuranya nabyo. Kandi Allah ntakunda, ntanishimira habe na gato na wa wundi umubangikanya. Ubwo rero twihuse tubivuze kubwo kuba fa'budillaha mukhlisan lahu ddin, ngaho usenga Allah subhanahu wa ta'ala, mbese we wenyine ubikore ibikorwa byawe ubyereza Allah we wenyine. No kugira ngo ibikorwa by'umuntu byakirwe haba hasabwa kondisiyo ebyiri cyangwa ibintu bibiri. Haba hasabwa kondisiyo ebyiri. Ibyo bintu bibiri umuntu asabwa kubizirikana akanabimenya w'umuyisilamu. Icya mbere ni ukubikora kubera Allah, icya kabiri ni ukubikora bijyanye n'imigenzo cyangwa gukurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubikora kubera Imana icya mbere, icya kabiri gukurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwo ngo niyo munzani umuntu yagapimiyeho ibikorwa byiwe bya bindi akora agira yegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Dukomeje, Allah aragira ati yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq, suratu Zumar aya 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum, abaremera muri nyababyeyi bwenyine z'abanyuko, cyangwa abaremera muri nyababyeyi z'ababyeyi banyu mu byiciro bikurikira. Khalqan min ba'di khalq, mu byiciro bikurikira. Khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalath, mu byiciro bikurikira, mbese mu myijima itatu. Gutyo aya nikomeza mu nda y'umubyeyi no muri nyababyeyi no mu ngobyi. Ubwo rero ikintu kiriho ibi byose kuba tubwirwa yuko abantu bakomeye ku muntu umwe kuri Adam alayhi salam, nawe anamuremera n'umugore we wamukomoyemo. Nanone tubwirwa n'ibindi bijyanye n'amatungo. Ibi byose tuba turi kubibwira kugira twibuke Allah subhanahu wa ta'ala, tunamusenge wenyine, ntihagire icyo tugira icyo tumubangikanya. Niyo mpamvu nyamukuru tuba turi kubwirwa ibi byose. Allah natwibutsa n'ibingibi kugira ngo kubwo kuba Quran iganira kenshi ku bintu bigera kuri bitatu. Iganira ku mateka y'ibishobora kuba byarabaye, y'ibizaba, y'ibiriho cyangwa ibyo abantu bugarijwe nabyo cyangwa barimo, cyangwa indiba bizaza, mbese ibijyanye n'amateka. Nanone ibijyanye n'imyemerere tawhid, kugaragara Allah wenyine ntacyo umuntu amubangikanyije nawe, mbese ibijyanye n'imyemerere. Nanone n'ibijyanye n'iki n'amategeko. Niba nibeshye ni ibyo ngibyo bitatu, amategeko ndetse n'imyemerere ndetse n'amateka. Allah ati waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, suratu Muhammad aya 38. Nk'uko twabivuze, waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, nyamara muri mwe hari abagira ubugugu, kandi uzagira ubugugu azaba yihemukiye. Iyi aya ni aya iri gushishikariza abantu yuko bagomba kwitanga. Allah kanabibutsa yuko ari we ukungahaye, ariko abantu bakaba ari abatindi, akaba ari ntacyo bafite uretse bike cyane Allah yabahaye nabyo. Kandi Allah akaba ari kugaragaza yuko ibyo bafite nyine abantu n'ubundi si bo bari kubiha, ahubwo nibo bari kwikorera neza, kubwo kuba Allah n'ubundi abishoboye kuba yakuraho abantu baramutse banze gutanga, cyangwa baramutse
bateye umugongo w'ibyo ababwira, ibyo arabishoboye cyane, biranamworoheye cyane, yangiza akaba yazana abandi bashyira mu bikorwa ibyo abategetse, ndetse bakanagendera ku murongo wundi Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Naam, ubwo ni suratu Muhammad aya 38. Naam, Allah aragira ikaba ni aya ya nyuma muri iyo sura. نعم سورة محمد صلى الله عليه وسلم إنما إيمان. نعم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. من سورة القمر آية يا كريم. نعم go bazasohoka mu mva نعم خش عن أبصارهم bazaba bubitse amaso yabo. نعم bazaba bubitse amaso kubera amaso yabo kubera ikimwaro. Naam, basohoka mu mva bameze nk'inzige zinyanyagiye, mbese zinyanyagiye, mbese zisakaye aho hose, kubwo kuba bazaba bafite nyine ikimwaro, babona yuko hari ibyo bari kwinenga, babona hari ibyo batashyize mu bikorwa kandi bari babishoboye. Naam khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ibi niba bigaragaza ubuzima bwawe mu gihe abandi bashobora kuba bazaba bameze neza, banumva yuko dore yuko iyo umuntu ari mu mva yari umugaragu mwiza, aravuga ati yifuza yuko yazajya kubonana n'iki n'abantu biwe, akongera akajya mu mudendezo mwiza. Igihe nicyo ni igihe yari umuntu mwiza ari mu mva. Naho iyo ari umuntu mubi agatangira guhura n'ibigeragezo n'amakuba n'ingorane mu mva yiwe aho yahambwe, icyo gihe aba atifuza la taqum, mbese nihabe habaho umunsi w'imperuka, mbese nihabe abantu bazurwa, cyangwa kubwo kuba bari gutekereza yuko icyo gihe agiye naramuka havuyeho ibyo bigeragezo ari guhura nabyo mu mva, hari buzi bikomeye cyane birushije ibyo ngibyo. Naam, kubwo kuba imyemerere ahlu sunna wal jamaa, imyemerere y'abayisilamu y'abemeramana abayisilamu, ni kubwo kuba bemera yuko mu mva habamo ibyiciro bibiri, habamo abari mu ndema nziza no mu ngabire bameze neza, nta n'ikibazo baba bafite, babona bameze hari byiza barimo. Nanone hakaba hari abandi bari guteswa, bari guhura n'ingorane ndetse n'amakuba n'ibigeragezo bitandukanye mu mva zabo, mbese bari guhanwa. Naam, ينقل تمجد كوا سورة القمر آية كريمة. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. من سورة الحديث. ويكون مكم يا نجت توكل مكم يا بني نكنه. نعم، وبقومه كري آية ما والله لا يحب كل مختال فخور. مبجوكري الله nakunda umwirasi wese w'umwibone, mbese bandi birata bakanibona. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl, babandi bagira ubugugu bakanabushishikariza, babandi bagira ubugugu bakanabushishikariza abantu. Nanone umuntu akirinda kuba yatera umugongo Allah subhanahu wa ta'ala, kubwo kuba Allah subhanahu wa ta'ala ari uwihagije kandi usingizwa cyane. Mbese ikiriho kinahambaye ni kubwo kuba umuntu igihe cyose agomba guharanira kuba yagendera ku murongo Allah subhanahu wa ta'ala, akirinda kuba yanyuranya n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse, cyangwa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamutegetse, ndetse yanakosa cyangwa akarenga imbibi za Allah subhanahu wa ta'ala, akaba ugerageza kuba yakwihutira kuba yagaruka ku murongo wundi Allah subhanahu wa ta'ala yamusabye, cyangwa undi asabwa kuba yajyaho, kugira ngo yenda yaba uwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala hano ku isi, ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka akabona ayo mahirwe yo kuba yakwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. ubwo rero kiriho nk'uko twabivuze, ni byiza yuko umuntu agaruka ku busobanuro muri Qur'an ziba zizewe, tafsiri nyine za Qur'an ziba zizewe, kugira ngo arusheho no kurushaho gusobanukirwa Qur'an ntagatifu mu buryo bwiza bujyanye n'abatubanjirije beza bagiye babisobanuramo, cyangwa bagiye basobanura Qur'an cyangwa ahadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dore yuko abasobanukiwe idini neza mu buryo bwiza ni abasahaba, noneho hakagenda hakurikiraho ibinyejana byagiye bigira iki, byagiye bikurikira ikinyejana cy'abasahaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.